Mana dutabare, 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 turashize noneho, turashize, dukwiye imishwaro, turirukanka. Ibi ni ibiki koko? Mana dutabare, dutabare, ibi ni ibiki koko? Noneho ndabivuga gute? Mana dutabare, dutabare iki kigeragezo, dutabare udukureho iki kigeragezo. Mana dutabare, dutabare, ibi ni ibiki koko? Noneho ni ibiki? Ndumiwe nifata ku munwa. Gusa ibi bintu bishobora kuba bigiye kuba bibi cyane. Ibi bintu bibaye bibi cyane pe. Ibi bintu birakabije, bibaye bibi cyane, bibaye too much. Uyu muhungu wacu witwa Cyusa agiye mu kaga gakomeye cyane. Uyu muhungu wacu witwa Cyusa bibaye bibi cyane, bihinduye isura, bibaye agaterera nzamba. Ibintu birakomeye cyane, mutabarire hafi. Ibintu birakomeye cyane, ibintu bihinduye isura, ibintu bibaye ibindi bintu bifashe indi ntera cyane, ibintu bifashe indi ntera, ibintu ntabwo tuzi ukuntu twabivuga. Ibi bintu biteye ubwoba, ibi bintu birakomeye cyane. Uyu Cyusa arifashe neza, afata uyu mukobwa bitwa Isimbi, arakubita rwose, aravuga uti ibi ngibi ntabwo nabihoramo, byaba ari agasuzuguro karenze indengakamere. Afata rwose arikura, aravuga uti ndagukubise pe. Uyu mukobwa Isimbi twabonye amahane asigaye afite, twabonye ukuntu uyu Isimbi amahane asigaye afite kubera inda ya Cyusa yamaze kwihakana. Uyu Isimbi twabonye imigambi afite yo kuvuga uti ngiye kubabaza umuntu bitwa Cyusa no mu mateka ye, ku buryo atazigera amenya Simbi wondi we, azabona Simbi wondi we, azabona ko njyewe ntari agafu kw'imvuga rimwe, azabona ko njyewe Isimbi ntandukanye na mama wanjye nyina ntambara, azabona ko njyewe Isimbi ndi shitani. Aya magambo yabwiye Cyusa, ayabwira Cyusa ariko ntiyayumva neza. Ariko ubu Cyusa amaze gukora ikosa ribi cyane ryo gukubita uyu Isimbi. Uyu Isimbi ubu aka kanya tuvugana, Isimbi agiye kumugezaho. Twabonye ukuntu Isimbi yavuze uti wongeye kunkozaho n'urushyi gato kidogo, warara muri gereza ubuzima bwawe bwose, wazaba muri gereza ubuzima bwawe bwose. None se uyu Cyusa ko kubise Isimbi kamugize gutya, mana yanjye ubu ibintu bigiye gucura iki? Ko nanjye nagize ubwoba, ko nanjye ibintu byandenze, ibi bintu bigiye gufata indi ntera. Ese Cyusa ubu gereza arayikira koko? Ese Cyusa amagambo y'uyu Nyirantambara, amagambo yo kwa Nyirantambara yarakira ko noneho bibaye agaterera nzamba? Twabonye ukuntu umuntu bitwa Rugema yarakaye acyumva ko uyu nguyu Cyusa yateye inda umukobwa we Isimbi. Twabonye ukuntu umuntu bitwa Rugema yasaze arasizora, yabuze akwirwa, agakwirwa imishahara, akavuga uti ntabwo bishoboka ibi mbene aka kageni. Noneho amakuru yo kumenya yuko uyu mukobwa we yakubiswe na Cyusa, ibi bintu biragenda bite? Uyu mukobwa Isimbi agiye kuba agaterera nzamba, agiye kuba ikigeragezo kuri uyu muryango wo kwa Cyusa, agiye kugezayo Cyusa. Ibi bintu biragenda bite? Kandi mwabonye ukuntu umuntu bita Cyusa nawe afite agahinda, afite umujinya wo kumva yuko iribagiza we bamufungiranye ahantu adahari. Twabonye umujinya Cyusa afite, ari nawe yatuye uyu mukobwa bita Isimbi, ari nawe yatuye uyu mukobwa Isimbi kugeza ubwo amukubise urushyi mbene kari akageni. Gusa umuntu bitwa Cyusa nawe arababaye, afite agahinda gakomeye cyane. Amakuru yahawe, amakuru yabwiwe, amakuru yatanzwe n'uyu mukobwa bita Kanyana n'uriya mutoza bari kumwe, bamubwiye amakuru yuko iribagiza afungiranye ahantu, kandi aho hantu afungiranye ashobora kuba abayeho mu buzima bubi. Umuntu witwa Cyusa byahise bimurakaza cyane, aravuga uti ibi bintu ni ibiki? Uyu Kanyana byaramubabaje cyane, ararira, amarira arajenga, avuga uti mana yanjye wadufashije koko tukabona uyu iribagiza koko, ko natwe twumiwe, ko natwe twabuze aho turi. Ariko aba bantu bazageza he ubugome bwawo? Ibi bintu bazabikora kugeza ryari? Ibi bintu bizagira kugeza ryari? Uyu rero bita Cyusa rero byamuteye umujinya kumva ko umukobwa we yakunze iribagiza yahisemo
bari kugambaniye umukobwa bakamufunga. Nkeka ari nacyo cyatumye afata uyu mwana w'umukobwa bita Isimbi akamukubita imbwa y'urushyi cyane kabisa. Ariko uru rushyi rwose nkeka ko uyu Cyusa wacu ibi bintu bigiye kuba bibi cyane byazambye. Ese ubu Cyusa koko arazibandwa zerekeza hehe? Ibi ni byamuteye umujinya, niyo mpamvu ashobora kuba yakoreshejwe n'umujinya akakubita uyu Isimbi urushyi. Mwabonye ko Isimbi rwose bamukubise urushyi, ibintu bigiye kuba ibindi. Ese uyu Fabiola we aravuga iki? Uyu Fabiola we amagambo agiye kuvuga aravuga amagambo angana iki? Ibi bintu bigiye kuba birebire, ibintu bigiye kuba urufaya, ibintu bigiye kuba birebire rwose, ibintu byakomeye. Abakunzi ba Cyusa, abakunzi bari bagiza, tutabarire hafi rwose, tutabare hafi, dusenge, dufate amasengesho, kuko ibintu byakomeye cyane, ibintu byakomeye, ibintu byabaye agatereranzamba, ibintu twabuze ukuntu tubivuga, ibintu twabuze ukuntu tubifata. Ibi bintu biragenda biti? Uyu Cyusa rwose, Cyusa mu buryo bwumvikana afite umujinya, afite agahinda gakomeye cyane. Isimbi akumutota amagambo amubwira uti njyewe ibintu ntabwo bizakunda. Noneho bigeretseho yuko Cyusa mukubise. Mwabonye ku imigambi uyu Isimbi afite, yabwiye Cyusa amubwira uti ntiwihakanye inda yanjye, ntiwihakanye inda wanteye, ibintu wakoze ntubyihakanye, ibi bintu bizakugaruka, uzabona Isimbi ko ndi shitani mbi cyane, uzabona Isimbi ko ndi umugome cyane. Muravuga ngo mama wanjye ni nyiranambara, muzabona ko njyewe Isimbi ndi shitani mbi cyane wigeze no kumenya mu buzima. Gusa umuntu bita Kanyana arababaye cyane, umuntu bita Kanyana ari mu marira, umuntu bita Kanyana ahangayikiye mushuti we magara bita Iribagiza. Ari kwibaza ukuntu Iribagiza baba banamufunze, baba bamushishije iki. Gusa reka mbabwire, Imana igiye kumanuka ihagarare mu ruhande rwa Iribagiza, Imana igiye kuza ijye mu ruhande rwa Iribagiza. Imana gusa twongere dusengera uyu Cyusa, Imana imukureho umwuka wa gereza, kuko byanga binoga uyu mukobwa afite umujinya. Ruriya rushyi yakubiswe, byanga binoga rugiye kugeza Cyusa ahantu habi. Byanga binoga Cyusa yamaze kwisanga mu mwuka mubi wo kuba yafungwa, kuko uyu Isimbi nta kindi ashaka. Kuba Cyusa yarihakanye inda ye, yarihakanye kamukunda, nta kindi ashaka. Arashaka kubabaza Cyusa nk'uko yabimubwiye, ashaka kubabaza Cyusa no mu mateka Cyusa akazabona ko umuntu yahemukiye adahemukirwa. Gusa ibyo byose tuzi neza ukuri, Imana izi ukuri, Imana irabana na Cyusa, Imana irabana na Cyusa mu bigeragezo byose agiye gutangira gucamo, Imana irabana na Iribagiza mu bigeragezo byose agiye gucamo. Mbabwiza ukuri neza yuko niba uri umukunzi wa Cyusa, niba uri umukunzi wa Iribagiza, ushyigikiye urukundo rw'aba bana, ushyigikiye urukundo rwabo ko runesha, uhangayikishijwe n'urukundo rwabo cyane nk'aba ngaba Kanyana n'abandi benshi twagiye tubona bahangakiye urukundo rwa Cyusa na Iribagiza, musengere Cyusa kuko yamaze kugira mu mazi abira. Uriya muryango uteye nabi, uriya muryango numara kumva ko Cyusa yakubise umukobwa wabo Isimbi urushyi, kandi Isimbi twabonye imigambi nawe afite, ibintu bigiye kuba nabi, ibintu bibaye nabi cyane, ibintu bibaye nabi, bibaye agatereranzamba. Ese koko Mana y'isi n'ijuru, ese koko Mana utabara, wadufashije koko Cyusa iki gikombe ukakimurenza, Iribagiza ukamukuraho afungiye, iriya miryango ukayitezamo akaduruvayo, Cyusa akabona Iribagiza we, basi byibuze bagatorokana bagahunga bakava muri uyu muriro bakawucika. Ibi bintu ni ibiki koko Mana yanjye? Ibi ni ibiki koko Mana y'isi n'ijuru? Ko nanjye byandenze, Mana dufashe rwose, udufashe uturenze iki gikombe, dusengere aba bana bacu, kandi uriya muryango byange binoge, uriya muryango ugomba guhura n'ishyano. Ibi byose uyu muryango niwo uri kubiteza. Aka kaduruvayo kari guterwa n'uriya muryango wo kwa Nyiranambara. Ese koko Nyiranambara namara kumva yuko umukobwa noneho nyuma yo kwihakanwa, nyuma yo kudahitwamo, noneho ageretsweho no gukubitwa, ibi bintu biragenda bite? Mana y'isi n'ijuru, ko nanjye ubu bwoba buri kunyica, ibi bintu ni ibiki kuko Mana yanjye?
ibi bintu ni ibiki? Ese Nyirantambara nabyumva biragenda bite? Ese Nyirantambara nabyumva biraherera he? Mana yanjye ko ibintu bibaye isosi, ibintu bibaye akaduruvayo, ibintu bibaye isosi, ingoma zihinduye imirishyo. Uyu mushiki wa Cyusa we none we yasaze, yavuze uti kama mbaye ngomba guhagarara nkarurwanira musaza wanjye, nkarurwanira Iribagiza. Ibi ni ibiki koko Mana y'isi n'ijuru? Reka dusenge cyane, dusengere Iribagiza, dusengere Cyusa, dusengere aba bakanyera byibuze nabo bavumbura amakuru y'aho Iribagiza aherereye. Kuko Mana turagushimiye koko ko wabashije kuba wararengeje igikombe umwana w'umukobwa Iribagiza agahitwamo na Cyusa. Dusengere na Cyusa agombe abone arokoke uyu muriro wabaye.